Abenshi mu buzima busanzwe twakuze dukunda ibiganiro bigiye bitandukanye, twumva natwe tuzaba abasitari cyangwa se ibyamamare, yaba mu kuririmba cyangwa se mu gukina filime cyangwa se na komediye. Ariko siko byaje kugenda, kuko si wowe wigenera uko uzabaho, ni Imana igena uko uzakura n'uko uzabaho. Wakuze wumva uzaba Bruce Melody, abandi bakura bumva bazaba The Ben, ndetse abandi bakura bumva bazaba ba Sankara n'abandi. Ariko siko byaje kugenda, ubu buzima bamwe muri bo bwaranze. Impamvu nje kano kanya wayimenya. Reka tuvire muzini muzingo tubatangirira aya makuru. Tubatangirira amakuru y'umwana w'umukobwa. Ni umwana w'umukobwa wakuze yumva azaba umuganga cyangwa se akaba umwarimu, akazajya atanga ubwenge, akigisha abana kubaho neza, akigisha abana gusoma no kwandika, cyangwa se akaba umuganga akazajya avura ibikomere by'abantu. Ariko siko byaje kugenda. Uyu ni umwe mu bakobwa bakomeye hano mu Rwanda mu biganiro bigiye bitandukanye, aho agenda yigisha urubyiruko ndetse n'abangavu cyangwa se abana b'abakobwa. Uribaza ngo aka kanya urimo uribaza ngo ese koko ni gute wabyirinda? Ndabizi kano kanya uhise utekereza ati ese yigisha iki? Impamvu nkubwiye gutya ni uko ari umwe mu bakobwa bakomeye hano mu Rwanda, abashije kuba bahangara itangazamakuru, akareza imbere, akavuga kari ku mutima, akavuga impamvu abakobwa batwara inda zitateguwe cyangwa se abasore bagatera inda bataruzuza imyaka. Yaje agira ati ese ubundi nyashi ni iki? Ese ubundi nyashi ni ijambo ry'Ikinyarwanda cyangwa n'Icyongereza cyangwa n'Igifaransa? Twese byaraducanze. Ariko se waho uriho ko nyashi ni iki? Ese ubundi nyashi ni mu ruhe rurimi? Uko wavuga nyashi ukishima, ese ntiwasanga baba bagututse? Reka tubavire muzini muzingo tubabwire iby'uyu mukobwa. Ni umwe mu bakobwa akenshi na kenshi uzasanga mu biganiro bigiye bitandukanye, aho wamusanga kuri ino cano ngiye kukubwira kano kanya. Ndabizi kano kanya uhise wibaza ese n'izihe mpano afasha, ese niyihe nama bagira, ese bigenda gute? Icyo tugusaba ni ugukomeza kubana natwe 5/5. Wajya kuri YouTube channel ukandika Uwizeyimana Olga, maze ukabasha kugenda ukurikira bimwe mu bikorwa bye akora buri munsi ku munsi, ukabasha gukora subscribe, wabana bikunze ugasharinga, ukabasha kuzajya ugenda umufasha kugenda amenyekana mu buzima bugiye butandukanye bwa buri munsi, maze ukeneye inama akazibona bitewe n'uko wamufashije gusharinga ibyo biganiro agenda akora. Uribaza ngo nawe wakuze ufite impano yo kuririmba, gukina filime, kubyina ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ukibaza igihe uzayigaragariza n'igihe bazamenya ko ubizi. Nta kindi twakurangira ko wajya ku Nkuru TV, maze ukabasha kugenda ukurikira bimwe mu bikorwa bigiye bitandukanye bifasha urubyiruko rufite impano, by'umwihariko n'ikiganiro cyitwara buri cy'urubyiruko rufite impano. Ujya kuri YouTube ukandika Inkuru TV Show, maze ukagenda ukurikira ibyo biganiro, ukarebaho nimero ugahamagara umwe mu bakora ku Nkuru TV Show, maze akabasha kugenda agaragaza impano ufite iyo ari yo yose. Uwizeyimana Olga ni umwe mu bakobwa b'Abanyarwanda cyangwa se n'umwe mu bari b'u Rwanda bafite impano zigiye zitandukanye, yaba gukina filime, yaba kugira abana inama, yaba kuganiriza urubyiruko. Icyo ngusaba ni uko wajya kuri YouTube maze ukabasha kugenda umukurikira, cyangwa se ku mbuga zigiye zitandukanye akoresha. Mu buzima busanzwe ni umukobwa ukunda kwishima kandi agakunda kuganira n'urubyiruko rugiye rutandukanye. Bana natwe